Haleluya. Haleluya. Reka uyu munsi tuganire ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma muri Zaburi ya 37. Umurongo waho wa 23. Turaza kugeza ku murongo wa 27. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyi ntambwe z'umuntu zikomejwe n'Uwiteka akishimira inzira ye, naho yagwa ntazarambarara. Kuko Uwiteka amuramisha ukuboko kwe. Nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe, cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Agira ubuntu umunsi ukira, akaguriza abandi, urubyaro rwe rukabona umugisha. Va mu byaha ujye ukora ibyiza, uzaba gakondo iteka. Haleluya. Haleluya. Aya magambo dusomye nayahaye umutwe uvuga ngo va mu byaha ukora ibyiza, uzaba gakondo iteka. Haleluya. Va mu byaha hanyuma ujye ukora ibyiza, bityo uzaba gakondo iteka. Aya magambo ashatse kuvuga ngo reka ibyaha uhindure inzira zawe mbi, ukora ibyiza uzarama. Lembe maene shopo yigiere wa kumai tipo ke weki wanga malashi peri ibedi timo ber ibibedo olole ngombini. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Umwanditsi w'imigani jumu golo lemba bola yavuze ijambo rikomeye. Eye lembe mate Yaravuze ngo gukiranuka kudukiza urupfu. Kabedo pegi kabu kumuto. Iyi ntambwe z'umuntu zikomejwe n'Uwiteka Banga te otaso kutegopa Mungu, akishimira inzira ye, le efo iwanga yoparede naho yagwa ntazarambarara. Haleluya. Amen. Iyi ntambwe z'umuntu Uwiteka Imana ari uzikomeza, Ka Mungu miyeretego hanyuma rero akajya yishimira uko umuntu agenda umunsi ku le munsi, Mungu efo iwanga pangati eno njakunja nawe azagwa hata kae pozo ntago azarambarara, ibidongoyi ngo njakunja kuko Uwiteka abamuramije ukuboko kwe. ibidongoyi dubonja kunja ni kumu shike pa Mungu ni kume. Haleluya. Amen. Ubundi muri rusange Le abanyabyaha nibyo bibica. dubo ginego gi Abanyabyaha ibyo byaha byabo nyine nibyo bibica. dubo eno ginego gi. Haleluya. Amen. Kubera yuko Bibiliya ivuga ngo ibihembo by'ibyaha n'ubundi ni urupfu. Ni kumu Bible washukumaye gilamia pa dubo tieto. None nimumbwire, Le yeriwa umuntu unywa kanyanga kuva mu gitondo akageza ku mugoroba, ati mumazuko ngo ni ayi sawa shere ni toshe sa parariyo muzamurebe amaze umwaka umwe gusa. yeneni nange daru ora shere neni wange. Hari ibyo abahanga mu buganga bita ngo umuntu abatagi ingingo z'umuntu cyangwa se uturemangingo cyangwa se ibice bigize umuntu w'imbere biba bitagikora, ahubwo bigengwa na alcohol. Musomole judokita negi washuke nkati maeno kumpare eto.
no kubana none hari ukuntu inzoga zigenda zikakwinjira mu maraso zamana gukwinjiramo moko kongopere kongo emondi moperi waca naho bahishije nabwo ugasinda gutari wangu nyanoke shakumera wasogongera nabwo ugasinda tekimadu nyanoke akesha de emerde kubera ko umubiri waragiye ufata kamera y'inzoga neza neza ubu utagifite ububasha bwo kuyirwanya ikumu tegoperi lembe ikumi ni kumu konge darusago. Haleluya, amen, haleluya, amen. Abo rero nabo inzoga ziba zarigaruriye, ariko ubundi abanywa mu rugero nabyo nazo zibica mu rugero. Ginyutoke kankati edalo nindole dubo evenkati maeno mu mazu kongole. Bibiri bivuga iki? Bible weshiwe yangoni. Imigani 20 umurongo wa mbere. Lemba bola piraliyo ya shere. Vino n'umukobanyi, inzoga zirakubaganisha. Vino la shike titi modubo. Ariko ushukwa nazo ntagira ubwenge. Lenkati mumondo itego pale embe kuliyeko. Vino n'umukobanyi bishatse kuvuga ngo inzoga zituma abantu bavuga amangambure. Ginyu lembe mana ginyutoke kongo giketo ngatewesho lembe swa. Kandi ngo zirakubaganisha. Ishopoti mo le dubo na nyangungo. Ndetse abantu bashukwa nazo kugira uko bibiri bivuze hano. Nyumoko gitimo dubo pikongo. Iravuze ngo ntago bagira ubwenge. Imbe kuliyeko. Vino n'umukobanyi, inzoga zirakubaganisha kandi ushukwa nazo ntagira ubwenge. Haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, amen. Kaduse n'abasubira muri Bibiliya gatoya turebe ibintu bibi inzoga zaba zarakozemo. Weke wamondi Bible nyanoke waneno gini malashi Bible timo. Haleluya, amen. Kwikubitiro Mirashere Nowa maze gusohoka mu nkuge, nangu Nowa iyeye Bibiliya iravuga ngo yahinze ubutaka, le efulo ngom, yeza imyaka, le enwangu cham, ahinga imizabibu, le efulo muzabibu de, nayo iramukundira irera, le gibe sheke machu, maze arangije agushigishira urwego nimba ari ikigage, yaba ari umuzabibu, yaba ari vino, ntumbaze. Le eyiko kongo mi muzabibu eno. Hanyuma Le aranywa cyane, emazule akesha. hereye mu gitondo niko ibitabo bimwe bivuga. Yai kugweno Nka saa 8 z'amanywa sawa biro dieche yari yamaze gutibaba, nange daru meri marashi, yari yasinze yabaye ibyatsi. nange daru mera kesha. Rero abantu ba kera bambaraga amakanzu, Danu machoni kibedo kikendo suka. ibintu by'ibikanzu akura amajugunyi ry'iriki, Ewozo bongone ebae. noneho yambara ubusa. Le ewoto monero ekendo monero. Mu yandi magambo, mu gihe yambaraga ubusa, Le nange daru kendo monero. abana nabo bari bihirya binywera nabo rwose Yapahe kibedo kagoko kendo nangu gimazu kongo. nta kibazo bafite. Nawo gimbe kulembe. Ariko rero Le Hamu se wa Kanani le hamu baba pa Kanani. yabonye se yambaye ubusa, Neno monero pa baba pale. abibwira bene se bari bari hanze. Yero ni wagi mubedo woko. Shemu na Yafeti benda umwambaro bawushyira ku bitugu byabo bombi, Emo kuyafeti gikende gitingo bongo migi giketi ichi iwi. bagenza imigongo batwikira ubwambure bwa se. Giwoto giketi bongi kumye baba migi. Hamu we ntabyo yakoze ibyo ngibyo, yaramubonye yambaye ubusa, Hamu jari pare ene timorengo ene ni monero pare. namurunguruka arangije ajya kubwira bene se. Ene ni enyero eshine yeri wagi. Ari naho yakuye umuvumo wa mbere. Ariko rero Hamu niho yakuye umuvumo, kuko Mirashereka keno hamu le enwangu lemba bola marashi mwai baba papale. aravuga ati Kanani avumwe azaba umugaragu w'abagaragu kuri bene se. Aravuga ngo Kanani wowe niwe ufite se witwa Hamu. Kanani ene bedi ku baba pale majilongo hamu. Kanani rero nguwo amaze kuvumwa,
Kanani nangu gidalu yanyu. ubwo ni umuryango w'abahamu. Letie family majirongo hamu. Amaze kuvumwa uwo muvumo umwokama utyo. Nangu baba pale dalu yelembe pale lashikume. Ewoti kumede. Kandi icyo gisekuru guhera muri iyo minsi cyatangiye gukoreshwa na Satani. Ni ai nindo meno family eno Satani dalu oto shaku oto iye. Ubundi Satani yamanje gukoresha umuryango wa Gahini. Satani ni aishoni shaku Timotishi ni family pakai. Nyuma y'umwuzure bene Gahini bose bari barishwe n'umwuzure. Inge mipi mupongi ngomoyini nge panoa. Satani yongeye kubona undi mukozi witwa Kanani. Satani n'umwango jaritishimanga majulongo Kanani. Bitewe nuko yarungurutse se. Nikumo ena numunero pa. Bitewe nuko se yasinze yambaye ubusa. Nikumo baba pare bedo emazukongo le oto munero de ebabongo. Burya umusinzi yapambara igitenge impindurize yagita yakuramo insutiya yagira ati ntakintu biba bimubwiye. Kai neno ngati mumere kongo kayogozo bongo kai timoni nede embe kureme egeno nyake ekeni. Niyo mpamvu birevuga ngo inzoga zirakubaganisha kandi ushukwa nazo ntagira ubwenge. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nanone kandi iyo dusomye nanone ijambo ry'Imana mu Migani ibice 23 awasomo ilembe pa Mungu ilemba bora umurongo waho wa 29 Matindo Pilario uyamwe hari amagambo reka dusome iyo mirongo ikurikirana. Hari amagambo avuga ngo ilembe muwechiwe kumari ninde ubonye ishyano ngamunwangu lembe ninde utaka ngamwa ninde ufite intonganya ngamutiye kuwechi ninde wiganyira ngamutiye ku lembe ikopale ninde ufite inguma zitagira impamvu ngamutiye ku shadi mumbe kulembe ninde utukuye amaso ngamutiye ku wange makwa nabarara inkera ejumuvoto iba n'abagenda bavumba inturire ejumuota suna mugimazu kongo ntukarebe vino uko itukura mu gikombe udineno beropa kongo ikamanuka neza ewota sule mabere amaherezo iryana nk'inzoka le ingeye giteke ve tour igatema nk'impiri tumo deve pala malakete amaso yawe ukayahanga ku by'inzaduka le wengi peri giwota sope ni fashion manye kandi umutima wawe ukavuga ibigoramye le ko peri giwasho pe ni magor nukuri ukazengereza ugwa nk'uryamye hagati mu nyanja da ibedi ko cyangwa nk'umuntu uryamye hejuru y'umuringoti wo mu nkuge iwota sove ngati mutiye nangu ya mutiye ukavuga uti bankubise nyamara ntacyo mbaye iwasho kumaye gigoye nambe kulembe bampondaguye kandi sinumvise goyo lere awinjorengo ndakanguka ryari ngo nongere nge kuvumba abi aisa wadi ashima zukongo mange. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Aya ni amagambo yose yerekeranye n'umunywi w'inzoga. Ni tie lembe ngo ninde wabonye ishyano muweshiwe ye ngati mameriko ninde utaka ngamutie kulembe ngamuwesho dit ngamutie kundu ninde muntu ufite intonganya zidashira kandi zitagira impamvu ngamutie kushani ko pale ninde muntu uri kwiganyira bukeye ngo yarayanywereye menshi ngatabizi ngamutie kushani nange ewa kupisende pale ninde muntu ufite inguma zitagira impamvu inguma mu maso amenya abiri yarakutse rindi rihengamyeho gaceya cyo muri yarakubise ugutwi kuri kontwari egudo wanga yo kunegodo egudo ot inguma mbese zidafite ubusobanuro anda eshopo weshongoni dano mugabura mutse wakubiswe n'inkuba byagenze biti amwo mugoyi ituboka byawo rwose sinzi ukuntu nanyereye kwisorora indi mu rugo nikubita hasi nyamara kandi bamukubise icupa washole apodo kalamanda legi go icupa yiwange ibyo ni byo Bibiliya yita inguma zitagira impamvu Bible longo kumaye shani majimbe kulembe. Haleluya. Wenda umanutse ku gikwa wari uri kubaka
kana ngipodi wi ote na ivyo urumva wavuga uti kameme twana turimo dusakara inzu ya mugarura hanyuma ndanyerera ari kumwe n'abandi bafundi ndakomereka shopo yero ningati apodi ayiwi ote apodi ngomo abedi wiye ariko uko bavuga amangambure burya bari mu kabari hari ubwo uvuga nabi bakagira batyo bakakukubita icupa n'ikirahure n'inzoga byose bakakumenaho samoko kagibedi ba jumoko giwecho la shika giwecho achigigoye icupa ndo muri uwo mwanya ubu uri kuvuga ngo bampondaguye ariko sinumvise akeno shopo wecho gigoya le awinjorengo abasitari n'abantu bose abasitari se ntababeshyera ahubwo abantu wenda muri rusange hari imvugo ivuga ngo baba bari mu kinya jumuke ndege washo watiye kamawe njongo iyo bateye umuntu ikinya ushaka kumunosha ukamurya ikinya umuti niyumve yatishagi shobo nkatekete winjongo giro yewe baranamubaga ijisho bakarikuramo bakabashyizemo iry'intama cyangwa bagashyiramo iryazahabu yatishagi goyi kumebado yatishagi ngoti winjongo penye mako gishika tena mtima yangu haleluya 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 noneho bwaca reke yayi kubweno hari n'uwanga kuva mu rugo ariko ndavuga ko nabaye ikikameme mukende gikweroka ayipasho gipalo nya abiyero ninedike hari n'urara atazi neza ko bamukubise jumoko givuto na unginyangu lengo ke gigoye bajya mu gitondo yaba aramenye akabona harabura habiri leke ayikaye kwanura kipale enwangula kembe burya yamenyo yagiye pe andaye wacu lake beshido ibijigo kandi di kujya ngo agenda mwe nayo yoroshye emanda laka pale shido akajya ry'ibiryo bitanoze kubera iki amenya abiri yaragiye me laka beshido kumeno kandi iyo aryamye asinziriye vuto nange nindo aravuga ya bankubise ariko nyamara rwose ntacyo nabaye ayo magambo ni kuyasoma mu migani 23:35 notiye lemba bola pilario ya deke matindo pilario ya bampondaguye ariko sinumvise igoyale awinjorengo ubu nuko komananye ndakanguka ryari ngo nonye nje kuvuma sawa di ashimazu kongo pala haleluya amen haleluya umwanditsi w'imigani yaranditse ngo lemba bola egolo kumaye gukiranuka kudukiza urupfu le kabedopuwe ekabikumuto haleluya amen haleluya amen haleluya amen noneho reka tujya ku muntu uraguze le washe neno ngati mu mushiri ya joga waraguze aho baragurisha inzuzi cyangwa urugimbu cyangwa niyo baraguze imitwe ntacyo aho waba uraguze hose ishopo kashidi ya joga shopoti mo kuyeni shopoti mo kugweno gishopoti mo kulangoki buriya kuragura no kuraguza kashidi ya joga ntago ari impuhwe zo kubona ibisubizo andatiye tie chance ngomi enwangu bero ahubwo abapfumu ni amaduka ya satani abapfumu nyirizina ni abakora muri ayo maduka le jumutimo lembe pa mupfumu eno tie duka pastani nuvuga ngo igihe cyose ugiyeyo uri umukiriya w'ikuzimu kaishidi kesha tie customer mi gehena mbese utera intambwe ujyayo umenya yuko uri umukiriya w'ikuzimu nta kindi kaishi kusha lazima tie customer mi gehena kuko ibicuruzwa byose abapfumu bagira babikura kuri nyirizina satani nikumu pinye pa jumufumo kuno jokologa giwozi bastani haleluya amen haleluya amen abahanga bavuga yuko yumute kureko giwacho kumaye nta kintu satani atanga kigeretseho urukundo nta na kimwe agira embe kupinyi satani shopo mire na ngobero nikume nta kintu atanga kirimo impuhwe embe kupinyi satani shopo mire na ngemiyongo oda aguha intongo y'inyama uyu munsi tine shopo miyoli ejo ikakunika le uroenegi haleluya amen haleluya amen abahanga kandi bavuga yuko yumuri yeko mitipo iyo uraguje rimwe kabiri kaishidi banga joga wangashire wangario ubu ugiye kuzenguruka abapfumu ukazenguruka n'abandi shiwoto yejo kulogale akesha kuno ya jogale
umwe akohereza ku wundi, ashere eshwari kamange, undi agushyira ku wundi, mukende eshwari kamange, hamwe uhatanga ihene, mirashere miyo die, ahandi intama, mirario miyo ulombo, ahandi umwana, miradeke miyo nyati, ahandi ukagenda ukazasigara uri hagati k'inkokore katagira epfo na ruguru kadafite ibiryo ibidogo inikenge ndena ngijashani marashi na ngimbe kupi. Uwo mu Buganda kurangira wo muri Kongo. Jumutie Uganda kaenyo. Wo muri Kongo kurangira wirubumbashi. Iruguriya muri Kongo na none. Mirubumbashi mi Kongo kecha. Wava mu aho ngaho rubumbashi unda kahita kurangira ngo muri Tanzania pyo miyo. Ai rubumbashi, rubumbashi enyuto jumi Tanzania. Wa Tanzania kariko muri Zimbabwe hari undi. Le jumi Tanzania ile kumaye mbepe pera shoko. Amafaranga kagenda kagushiraho. Sende tumikumi ukasigara udafite n'urwara rwo kwishima. Le woto nangimbe kupara mushoko. Warangiza ugapfa ukarimbuka kuko n'ubundi kare kose wari umukiriya wa Satani. Ito le shigehena ni kumuni aisho ni bedo. Haleluya! Amen. Haleluya! Gukiranuka kudukiza urupfu. Kabedo puwe kabi kumuto. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Reka twivugire ku basambanyi. Washiwe jumu timotarwa. Baba abatoya baba urubyiruko baba abakuru. Kaite nyanoke judongo tie jumuzede. Hari n'abasambana bashaje kandi bagasambana n'abantu batoya. Hari n'abashuga manini. Timotarwa ngena. Wabona abashuga dadi. Mbese ntibigira imyaka. Dadi mukende shuga mami. Uko biri kose le ubwo ni ubupagani bwujuje ibyangombwa. Eni paganism mupongo malashi sana. Gukiranuka ariko kukadukiza iki? Urupfu. Le kabedo puwe kabi kumuto. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Baba ari abaca abagabo baba inyuma. Kai shopo kazi chweri inge. Baba ari abaca abagore baba inyuma kuko nabyo bibaho. Le jumukazo le inge migi mon migi. Yewe baba rwose ari abaryamana nabo baruta cyangwa n'ababaruta. Jumuko givuto jumuloyo oro kuno gikazo or. Ibyo byose ni icyaha. Sheketie dubo. Haleluya. Amen. Ahubwo reka twibaze ngo nyungu ki waparu nya wapendera ku maikendo wa bakuramo izihe nyungu? faida moge mwango ye Nimba hari abantu bapfa nabi kurusha abandi kala ineno jumuto marashi muroyo mange n'abantu bafata bakabafatira mu cyuho baciye inyuma bo bashakanye niba n'abanye bapfa nabi jumoko gimako nangimako gitita ruwango hari bacu bafashe rwose amacumu sinarinzika kibabara kikuye bose barabahuza n'ikirangiti bahakuye abumwa neno jumoko gitimota ruwange mone kutwale legi goye mpaka gito. Impamvu gukiranuka kudukiza urupfu pilangoke kabedo puege kabi kumuto nuko iyo wirinze wewe ubwawe. Haleluya. Amen. Wiyongera imyaka yo kurama Kaigoke enikende oroperi medere kuko sinkubwire ndayangubwira ngo aba bantu basamana nka kakanyoni kitwa matene murakazi kubukirizo kirete lakini hano hari yewe nyomo moto swaye wewe nyomo kajya kururizo rurerure ari ibifundi ibi igishwi nireba ngo ni n'ikinyoni cy'igishwi byose no winyomoko bahano murizo ibujyanye wote kume buriya ni mu bwabo baba binjiye muri gahunda yo kuba abakiriya ba Satani ku cyaha cy'ubusambanyi. Tiye migi gimondo kabede customer pastani. Haleluya. Bari bantu le danu echa bazasambana bisanzwe gibiti motaruwange njaku ariko icyaha cyose kirakura le dubo echa gidongo yoyo kigatwita le gibedo kumogisa kikagira inda nini cyane niza kikabyara urupfu gibedo ku ihema dongo geginyoruto batangira gutyo ugasanga n'ubundi yafashe akana ku ngufu ishako nyanokere bakamukatira imyaka 40 yatima yo defilement myaka 40 yari afite nawe 40 akamaramo indi 40 akavamo ari umusaza itumo oropira mwene nangetie ku oropira mwene le ai
prison nangete ubugira ngo se wicaye mu rugo wihingiye ibigori agahinga imyumbati akarya ibigabuye ubugira ngo ageze he igendo nyanga ati mubedo pasho oro eno nange furo pose haleluya haleluya amen kuri uyu munsi ini habarurwa indwara zirenga 17 ziri gynecologue no kuvuga ngo indwara zose zandurira mu bitsina zirarenga 17 kandi hari ubwo ziyongera ye ora para biro dogita genyoto ke ishopur mwangitarwa indwara ikomeye ziyoboye zose yitwa sida lemo mateka kecha tiesirim none se uyibwira yuko umuntu utagiye muri izo nzira yahurirayo n'izo za kabutindi igendo nyanga ati muotongo iwanga eno ebinwa ngore haleluya haleluya iyo inzira z'umuntu zikomejwe n'Uwiteka Uwiteka Imana akishimira inzira ze kawanga uperi Mungu mediritego le Mungu efo iwanga uperi naho yagwa ntazaramba kae podo de ebi bedongo idubonja kunja amina amen haleluya amen era kubimana inezezwa nuko abantu bagendera mu nzira zo gukiranuka Mungu enyanyonga nangene no tano pari giwota su ibedopwe bakagenda bubaha Imana giwota su nanguge olo Mungu aba bantu ng'Imana izabahaza imyaka yo kubaho le danu maeno Mungu wachiwa gibimede oro pare haleluya amen haleluya amen haleluya amen haleluya amen reka dusome irindi jambo washisomo lembe mange reka dusome nanone ijambo ry'Imana mu migani washisomo lembe pa Mungu le ilemba bola hanyuma ridufashe naryo ibice 10 by'imigani umurongo wa 27 kubaha Uwiteka gutera kurama ka olo Mungu gikerika mederi o ariko imyaka y'umunyabyaha izatuba le oro pa judubo gibedonya nok kubaha Uwiteka bitera kurama ka olo Mungu gimederi oro pa ngati ariko imyaka y'umunyabyaha izatuba oro pa judubo gibedonya nok haleluya amen haleluya amen iyo mubasha Uwiteka ay olo Mungu hari ikintu Imana yasezeranye ko izakora etie penye moko yero wali dano pare yaravuze ngo abo bantu bazarama dano para gibidal olo le ngizabahaza uburame ebi medi oro migi haleluya amen haleluya amen haleluya amen izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro amen kanje kundi murongo twasomye washiwe shitiwe mange Dawidi yaravuze ngo nari umusore Dawidi kumabedaladu none ndashaje awona tie muzee sindabona umukiranutsi arikwa anene lengo jimubedo pwe na Mungu weke cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya no awuyapa nango ikwayo shamu nguwo mukiranutsi ngo agira ubuntu umunsi ukira mubedo pwe eno eshopopoko ni danu ni hayi kugweno mpaka lento haleluya amen haleluya amen Dawidi yandika aya magambo Dawidi nange golo lembe eni n'amagambo aherekejwe n'ubunararibonye etie lembe majinyuto ke etie jariye sana n'amagambo ahereranye na experience etie lembe munyuto ke enya engeyo macho nari umusore none ndashaje abedaladu le kaona ti buyandi magambo nabaye igihe kinini uhereye n'umwana kugeza ubu ile memange a pedo ni aisho ni anyatine ka abona tie ku yoku ya mama ta sindabona umukiranutsi aretswe nene lengo jumubedo pwe na Mungu weke haleluya amen haleluya amen nawe ni wakomera ku Mana
indi kai twiyere ku Mungu, Imana ntago izakureka. Mungu ibiweka ingo. Haleluya. Amen. Niwakwishyira Imana, niwakwiha Imana, niwakora ibyo gukiranuka, Kai bedo pue, uzabona kugirirwa neza n'Imana. ibintu ngubero pa Mungu. Haleluya. Amen. Reka dusenga n'Imana. Bashiro ni Mungu. Muri uyu mwanya Kaone eni. amagambo tuganiriye Oeshiremba. icyampa agafasha umutima wawe. Amitolembe ene gikoni. Haleluya. Amen. Gukiranuka kudukiza urupfu. Le kabedo pue kabikumoto. Reka dusenge. Bashiro. Zamura ikiganza cyawe, Netishingi. saba Imana imbaraga kugira ngo tego Mungu. ubashe gukiranuka. Ketibedo pue. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, gukiranuka kudukiza urupfu. None muri uyu mwanya turasenze ngo duhe imbaraga nyinshi cyane, zidufashe kugenda tutivanga n'iby'isi kandi tutanduzwa nabyo. Ibyo bizatugira umumaro mu gihe cya none no mu gihe kizaza. Tubisabye Imana Data twizera ko bikora mu izina rya Yesu Kristo. Amen.